Amategeko 10 yo gukoresha AI neza. Muri iyi video tugiye kuvuga amategeko 10 agomba kukuyobora mu gukoresha AI. Yego AI ni ikintu gikomeye. Yego AI ishobora kugufasha cyane. Ariko iyo uyikoresheje nabi ishobora kugutesha umwanya cyangwa kugutesha icyizere. Uyu munsi ndashaka kuva hano utari umuntu ukoresha AI gusa, ndashaka kuva hano uri umuntu ukoresha AI neza ku rwego rwo hejuru kandi wubaka ejo hazaza heza. Reka dutangire. Itegeko rya mbere jya umenya ko AI atari Imana. Ariko niba mbere yuko nkomeza nutakanda subscribe uyikande, like, unasharinge video igere ahantu henshi. Nge tugiye kubana, nitwa James, ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Itegeko rya mbere jya umenya ko AI atari Imana. AI ifite ubushobozi bwinshi ariko sizi byose. Ishobora gukora amakosa, ishobora gutanga amakuru atuzuye kandi ishobora no kwibeshya. Niba uyifashe nko kuri 100% uzagwa mu makosa. AI rero ni umufasha, si umuyobozi wawe. Itegeko rya kabiri jya ugenzura amakuru iguhaye. Ntukemere igisubizo cyose nk'aho ari ukuri kudashidikanywaho. Niba ari amakuru y'ingenzi jya ubanza uyagenzure. Reka nguhe nk'agastori gato. Hari umugabo wandikiye AI imubwira ngo amategeko y'ubucuruzi mu gihugu runaka. Icyo gihe yarayakoresheje ariko atabanje kuyagenzura neza ngo arebe niba ahuye koko n'ay'icyo gihugu. Nyuma ikintu cyaje kumuviramo, yaje kwisanga atanze amafaranga menshi cyane kubera kudakurikiza ya mategeko y'icyo gihugu neza. Isomo ririmo ni AI rero iguha igitekerezo ariko icyemezo cya nyuma ni icyawe, ni wowe ukwiye kugifata. Itegeko rya gatatu rero jya utanga prompt zisobanutse. Iyo uvuze ibintu mu buryo budasobanutse nayo igisubizo kiba igisanzwe kitameze neza. Ariko iyo utanze amabwiriza asobanutse, arambuye kandi afite intego, igisubizo nacyo kiba cyiza cyane. Ntukavuge ngo nyandikira inkuru byonyine, ahubwo wowe ujye uvuga uti nyandikira inkuru wenda y'umusore watangije business mu Rwanda akoresheje AI mu buryo bushishikaje kandi bufite isomo. Reba itandukaniro ririmo hagati y'ibyo ngibyo. AI ikora neza iyo uyiyoboye neza, nibwo iguha nayo ibintu byiza. Itegeko rya kane ntukabe umunebwe wo gutekereza. Hari abantu batangiye kwishingikiriza AI kuri buri kintu cyose. Homework ngo ni AI, igitekerezo AI, gutekereza AI. Oya rero, AI igufasha gutekereza neza, so gusimbura gutekereza. Ubwenge bwawe bugomba gukomeza gukora nk'ibisanzwe. AI ni igikoresho, si ubwonko bwawe. Itegeko rya gatanu ukoresha AI mu kongera umusaruro. Si mu kurigisa akazi. AI ishobora kwihutishiriza akazi ariko si yo kuyikoresha mu kwiba cyangwa mu gukora ibintu bitari byo. Ntuyikoreshe mu kwigana abandi kandi ntuyikoreshe mu gutanga amakuru y'ibinyoma, ntunayikoreshe mu kubeshya. Wowe uyikoreshe mu kubaka, si mu gusenya. Itegeko rya gatandatu irinde gutanga amakuru yawe y'ibanga. Ntugashyire muri AI password, amakuru ya banke, ibanga rikomeye rya company. AI ni system ikoreshwa na internet. Ubwo bivuze ko rero igihe cyose bashobora kuba bagwakinga amakuru yawe agakoreshwa mu buryo butari bwo. Irinde rero gutanga amakuru yihariye atagomba gusohoka. Umutekano ukwiye kuzajya uhora ubanza imbere y'ibindi byose. Itegeko rya 8 jya wiga buri munsi. AI ihinduka buri munsi. Hari ibintu bisohoka bishya buri munsi. Hari turu nshya zigenda ziza. Hari uburyo bushya bwo kuyikoresha. Niba udakomeza kwiga uzasigara inyuma. Ariko niba wiyemeje kwiga buhoro buhoro uzaba imbere y'abandi bantu benshi bo bahisemo kuba batakwiga. Itegeko rya 9 ihuze n'icyo ukora. Ntukayikoreshe gusa kuko ngo ari trending irimo iramamara cyane. Wowe ihuze na business yawe, wihuze n'akazi kawe, wihuze n'intego zawe. Ifite agaciro iyo igufasha kugera ku ntego runaka wiyemeje. Iyo uyikoresheje rero nta ntego, uba urimo urata umwanya, biba bisa nkaho uri guta igihe cyawe. Boom! Tugeze ku itegeko rya 10. Itegeko rya 10 ni wibuke ko umuntu ari we ufite agaciro kurusha AI. AI ishobora kwandika ariko nifite umutima. AI ishobora gutanga igitekerezo ariko nifite ubunararibonye bwawe. AI ishobora kubara ariko nifite indangagaciro zawe. Ikintu izaguhesha agaciro si uko ukoresha AI gusa, ni uko uyikoresha ahubwo wubaka abantu, wubaka ubuzima, wubaka n'ejo hazaza. Isomo rikomeye twize uyu munsi rero, nshuti yanjye, AI si ikintu cyo gutinya ariko si n'ikintu cyo gukinisha. Iyo uyikoresheje neza iguhindura umuntu ufite imbaraga nyinshi. Iyo uyikoresheje nabi igutesha umurongo. Amategeko 10 twize uyu munsi rero niyo azakuyobora ukajya ukoresha AI nk'umunyamwuga. Niba ugeze rero aha ngaho ureba iyi video kugeza ku musozo, uri mu bantu bashaka gukura. Hano ntabwo turi gukora content gusa, ahubwo turi kubaka umuryango w'abantu batekereza kure.
abantu bazakoresha AI batari abacakara bayo ahubwo ari abayobozi bayo. Niba nawe ushaka kuba muri uwo muryango, kanda subscribe, kande like na sharing video igera ahantu henshi, ubundi uduhe na comment y'icyo twazakurikizaho muri part 14 igiye kuza. Part 14 igiye kuza iraza ari nziza cyane, irusheho gukomera kuruta iyi ngiyi. Murakoze cyane. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.